niko bigenda ibirori by'abahanzi niko bigenda tambuka neza shoborewe twisangira uwawe Imana yakure umugeni mwiza n'umusanga mubyeyi ry'ejuru mushyikirize inyami nziza ngo bose ureba hano baje kugukeza mwamikazi n'amashyi menshi n'impundu nakire kamera muri iki gitaramo cy'umuryango. Thank you.
ibyo ndajya mvuga bikanyura amatwi, murajya munkundira duhuze ibiganza tubashimire. Ababyeyi babaye intore cyane, bakoze byinshi, bigomwe henshi, nyamuna munkundire tubashimire. Muranyemereye mwokagira Imana ahubwo kandi muraza kunyemerera muyantege yombi, muyamange uko ari abiri, maze nanjye mu kajwi gatuje nshimire umubyeyi watubyariye uw'icyeza, akamuha impagarike, Imana nayo ikamuha ubugingo. Mubyeyi ngo Pamela akunda uruzira uburyarya, kurya wahiriye n'iyaguhanze, yaguhaye ubuhanga buhanitse, uguha n'urukundo rwuzuye, ngo byatumye umubera umubyeyi byuzuye, ngo mukudura ugeje uraguhobere agushimira. Inkoko zitangiye kubika, imisambi itangiye kweya, imisambi itangiye guhiga, wararibwaga cyane, nibwo waburaga ibyicaro mawe, nibwo wababaraga umubiri wose, umbabarire mawe. Mubyeyi mwiza ngo Pamela aragushimira cyane, ntabwo afite uburyo yabikubwira. Ngo wamubereye umubyeyi ntiwamubera gito, ngo wigomwe byinshi kugira ngo akunde agere aho ageze, kubw'ibyo ngo aragushimira cyane. Ngaribukana burya ataramenya kurya, ngo wahekenyeshaga yawe yataraza, ukabinoza neza ngo bitamutera ikibazo, ngo byinshi yibuka ikiniga kikamuzonga, akazenga amarira mu maso, akabura n'icyo yakwitura. Yanumye ngo aragushimira cyane, ntabwo afite uburyo yabikubwira. Yongeye arambwira ngo niyo yafata imisozi yose 1000, yaba Nyanza na Buganza, akabihereza uriya mubyeyi mu kiganza, yakumva bidahagije kubw'urukundo yamuhaye, kuko yamubereye umubyeyi ntiyamubera gito. Mama mwiza rero ngo Uwicyeza akwijeje ko azahagarara Gitore, agatanga ibyo yamuhaye nta kuzuyaza, kuzukura azamubwira ibyo yabonye, amubwire ko yabonye Imana mu bantu, mubyeyi mwiza no kuruhebuje bose. Yongeye aransaba ngo kuko atari mu nzu ahubwo ari mu nzira agenda, ngo umwemerere yongere yicare kuri bya bibero, umukumbuza urukundo rw'abato. Bwiza bw'Imana se wiriweho, nsanze umubyeyi wampaye byinshi, mama wambyaye nzakwitura iki, ko wanyikundiye nkiri mutoya, inkoni zamba mubyeyi wehe, ko wamenyereje impuhwe nyinshi, mama wambyaye nzakwitura iki, uri umubyeyi uri urukundo
munkundire duze ibiganza tumushimire yo kagira Imana. Ahubwo kandi ngaho nkundira ujye juru, nkundira umuhobere ubanza umuhoze n'umusigarira ukagira Imana we. Ubusa amata y'amatera agahinda n'amanyagwa, ubadutwaye uw'ingenzi bakobwa, ubaduteye agahinda. Mbehe Pamela wacu humbe imico myiza sibira rimwe. Mbehe Pamela wacu mbe mico myiza sibira rimwe. Iyehe nimumumburize babyeyi, iyehe nimumumburize bakobwa. Muraza kunkundira y'amashyi twakomaga tuyakube kabiri dushimire uyu mubyeyi. Mubyeyi mwiza rero nawe ngo Ben aragushimira cyane, ntago afite uburyo yabikubwira. Wabanye nawe mu nzira nyinshi zigoye, uramurera umuhindura inkorokoro, ibyo ngibyo bimukora ku mutima akabura n'icyo yakwitura. Yongeye aranuma ngo iyo yibutse amakuba mwanyuranyemo yumva yagukorera ibirenze ngo kuko aragukunda cyane. Nkundira ujye juru aguhobere mubyeyi kuko yatangiye kugukumbura mukiri kumwe. Nkundira ukagira Imana we. Ese umuntu yaruse byose, naho nyina arabihebuza. Niyo mwabaha mutabanye, murahura ukabibwira. Ayiwe n'uruhanga rwuje urukundo, hora Beni horere none, hora mami horere none, hora mami horere none, hora mami horere none. Mubyeyi mwiza rero ngaragushimira cyane, nagafite uburyo yabikubwira. Ubwo yafataga inzira y'ubuhanzi wamubaye hafi, uramushyigikira, ngo ubugabo afite uyu munsi abukesha wowe mubyeyi. Iyo utahaba nawe nabahabaye. Munkundire duze ibiganza dushimire uriya mubyeyi n'intore cyane. Nkundira wongere uca akabagi kagira Imana we, maze twihoreze uw'icyeza. Muraza kunyemerera muhozeho gatoya. Umushinga jambo araniza umunota umwe, ndi intore cyane nago ninda. Nitwiyuhunge duhoze umwana, Pamela w'iwacu ararizwa n'iki. Ihorere mama, ikandi iyo ugiye si kure cyane. Inadukumbura zahatuma umwana, urungano rwiwe tuzaza twese. Ihorere mama. Pamela, shirimo umoge si ishyanga, ntugiye kuba inyuma y'ishyamba. Uzaca ku gashyamba waca umukunda uzatuba mukunda n'iteka. Uwaca igicucu gicuncumura urukundo, uwaca umuku uzakoma hasi abashaka kubakoma mu nkokora. Beni yanumye ngo yatinze agihagaze ku isuma zo sobanuza isano, abasare basiganira kumwambutsa, none ubu yahageze. Ni rwema rwegamanya urukundo, umutwaro basumbye umutuzo, umugabo udatsimburwa ku ijambo, n'igikaka rubamba ntatinda aratebutse. Ucyeza shira umususuruko umurebe, umusoma gusanganiza imisango, umusabe isuka gusanganiza isukari, ususuruka usukura aho ugiye. Ngahoma munkundire duze ibiganza tubashimire mwokagira Imana bwe.
isosi n'isombe bisimburane mu bisorori, aba basuye basanga ubwo bidasanzwe nuko basibira iwanyu. Gusa nyuma y'ubukwe bwanyu bazanyuranamo babasura, muramenye ntimuzasesagura isukari, ntimuzasubike n'amasengesho. Pame, uzasasa agasambu isabe n'ubundi basobanura ibisanzwe ibidasanzwe bisiribange, ndibwira